Uyu nguyu ati hano ku giti cy'ubugingo, ati ni ukuri mutugezaho ibintu by'ubwenge, muratwubaka, Imana ibahe umugisha. Iyi ni komenti y'umuntu, ati kuva mwatangira ni ukuri nabanye namwe kandi byaranshimishije, biranezeza, amagambo mutubwira n'ay'ubwenge aratwubaka. Ati noneho atuzambwire amazingiro 7 y'imbaraga zidushoboza gushobora byose, umbwire ukuntu yifunga n'ukuntu yafungurwa muri twebwe, umbwire n'ukuntu umuntu yakimenya ububi n'ubwiza. Uyu nguyu ndakeka hari yumvise icyigisho twakoze, yumvise inyigisho twatambukije, ibyo atasobanukiwe ahari reka nze mbimukorere, mbimufashe muri iki cyigisho. Ndabona ambwira ati ntuzanacike intege kuba ari umuntu umwe cyangwa abantu babiri. Nibyo ndabizerega, abantu b'iki gihe imbaraga zabo zarifunze, cyane cyane hano muri sekuro no muri korona. Barashaka kwirebera ibintu bibarangaza, bakeneye kwirebera amabuno y'abagore, bakeneye kwirebera, mbega simbizi, bakeneye kurangara. Nibyo neza rero uyu muntu ashaka kumenya ibanga ry'imbaraga z'imbere mu muntu, izituma umuntu arenga ku bisanzwe agakora ibintu abantu basanzwe batashobora. Abakongo bavugaga ko izi mbaraga ari nk'amarembo 7 cyangwa amazingiro 7, buri rimwe rifunze rikaba rishobora gufungurwa n'ubwenge n'ubutwari bw'umutima. Reka ngusobanurire amazingiro 7 y'imbaraga ziri mu muntu. Ejo twari twarivuze imbaraga ya mbere ni irembo ry'umutima n'urukundo n'impuhwe. Singo ejo twari twarivuze, tuvuga ko irembo rya kabiri ari irembo ry'ubwenge, tuvuga ko imbaraga za gatatu ari irembo ry'umutima no kubaho, irembo rya gatatu irembo ry'imbaraga z'umubiri, irembo rya gatanu irembo ry'ubwitonzi n'umwuka, irembo rya gatandatu irembo ry'ubumwe, irembo rya karindwi twari twavuze ko ari irembo ry'umucyo. Noneho rero reka tuvuge neza ku buryo uraza kumva aho ibintu byari bikomeye. Ahantu 7 mu mubiri w'umuntu, cyangwa se ahantu h'amadirishya cyangwa amazingiro cyangwa imbaraga z'umwuka anyuramo, ariko kubera ko abantu batari biteguye, abazanye amadini n'ubuyobozi bw'isi barabisenye, babihinduye aho guhuza Imana n'umuntu babigira urusengero rwo hanze. Babyumva, bahinduraho imbaraga z'imbere rifungurirwa, babishyira mu mategeko abigenga, sibyo? None reka mbikomeze nk'uko byahoze bisobanurwa mu bwenge bwa kera, icyo bita ubwenge bw'abakongwe cyangwa ubukongwe. Urumva? Kugira ngo ubyumve neza, hari uraza urasubizwa. Reka ngusubize. Amazingiro 7 mu muntu, ahantu zihurira n'imbaraga. Urabyumva? Ahantu hambere ni aho bita muri ruti, hagati y'amaguru, sibyo? Aha ikintu kihaba rero, haba umuyoboro w'ubuzima, niho umuyoboro w'ubuzima uri. Iyo usomye bino bitabo by'ingengabihe, nyine y'aba bazungu cyangwa baje gucumura, bano baje gusenya umuzi, bano batifuza ko tuba abanyembaraga, bavugaga ko hano hantu habera ubusambanyi. Muribuka muri Edeni, Imana itanga amategeko y'ukuntu bazahaba Adamu na Eva, ikababwira ko hari igiti batazarya, igiti cy'ubugingo, sibyo? Igiti cy'ubugingo ngo kizamenyesha ubwenge, kizamenyesha icyiza n'ikibi. Icyo kintu ahanini rega Imana yapfuye na Satani, kuko Satani yahaye password umuntu, yaramubwiye ati genda ukirya, Imana yaragushutse. Bino bintu rwose ni ukutuzunguza ubwonko, ni ukutuzunguriza ubwonko, mukumva ko Imana yangaga ko tumenya ubwenge, se yangaga ko turya ku giti cy'ubugingo? Yes, hano muri rute rero ni isoko y'ubuzima, urumuri rwinjira rukaduha imbaraga zo kubaho. Iyo rifunze rino dirishya rya ruti, iyo rifunze, umuntu agengwa n'ubwoba bwo kubaho, agahorana guhangayika. Ibyo amadini yakoze, bahinduye isi iyi mbaraga
ubusambanyi cyangwa ikizira, aho gukoresha ububasha bwo kubaka no kurera. Sibyo? Twagiye kugira ngo twe gutinda aho bita muri sekoro, hasi y'umukondo cyangwa aho bita mu kiziba cy'inda. Ikintu kihabera rero, haba imbaraga yitwa urubingo rw'ubushake. Ni aho umuntu ahindurira ibitekerezo ibiri gushaka no gukora. Rifungura imbaraga z'ishyaka, kwihangira n'ubushobozi bwo kwihangira ibishya. Urabyumva? Izi ni zo mbaraga ziba hano: ishyaka, kwihangira ibishya. Amadini rero yarabisenye. Bateye ubwoba bwo gushaka ibintu n'icyaha, bakigisha guceceka no kutibaza. Utibaza se, ucecetse se, ibintu bishya wabibona ute? Ntabwo bishobora gufunguka. Iri dirishya riba rifunze, ntabwo byashoboka. Twagiye aho bita muri sora, mu nda cyangwa se mu gahanga k'umukondo. Ni mu mukondo mo hagati. Sibyo? Imbaraga zihaba cyangwa idirishya rihaba ni imbaraga z'ubumana bw'imbere. Sibyo? Si mu izingiro. Ni icyicaro cy'ubutwari, kwitinyuka no kugira ububasha bwo guhitamo. Iyo rifunze, umuntu ahora yiyumvamo intege nke, agengwa n'abandi. Amadini yarabisenye rero. Bihanangirije abantu ko gutekereza ku bubasha bwawe ari ukwishyira hejuru y'Imana. Murabyumva ikintu idini ryatuzaniye? Gutekereza ku bubasha bwawe ni ukwishyira hejuru y'Imana. Nerega nicyo kintu bano bantu bazanye amadini niho bungukira. Sinababwiye umurungabanga abo bagushyira mu rungabangabo, bagakora urugabano, baca imipaka, bakakwereka ahantu utagomba kurenga, kandi bo niho bungukira. Reka tugende ku idirishya rya kane cyangwa irembo rya kane. Baryita umutima, aho uterera. Iri ngiri rero idirishya rihari ni urukundo n'imbaraga y'ubumwe. Ubumwe n'urukundo bibera mu mutima. Ni irembo ry'urukundo rutagira imipaka. Sibyo? Iyo rifunze, umuntu ahora yitandukanya n'abandi, agira inzika. Umuntu ugira inzika, umuntu witandukanya n'abandi, murumva nyine kwa Kristo aba ari umunyantege nke. Amadini yarabisenye. Bakigisha urukundo rutobera mu mategeko, aho kuba urukundo rw'ukuri ruvuye mu mutima. Sibyo? Bakakwigisha gutwarwa n'amategeko aho kukwigisha nyine hariya uwo wita Musa Kivi, mu ngengabihe Imana yaravuze ati yabonye ko abantu bagomba yabashyireho imipaka, ibonye ko nyine hari ibintu bigomba kubananira, ibashyiraho amategeko kugira ngo bananirwe kuyakurikiza. Yego, twagiye ku rya gatanu, ijosi. Umuyoboro w'ijwi, kugaragaza ukuri. Ni inzira yo kuvugira ukuri n'ubwenge bw'imbere. Iyo rifunze, umuntu atinya kuvuga ukuri kwe, agahora acecetse cyangwa abeshya. Amadini yarabisenyera. Bagira umuntu umunyabwoba, bakamubuza kuvuga icyo atekereza ku Mana, ahubwo agasubiramo ibyo bamubwiye. Nta kindi, nyine ni iki ngiki bari bakeneye. Kuba nk'isake ukajya usubiramo nk'inkoko ibyo bakubwiye, nta kuvumbura, nta guhanga. Nyine ni ukugenda gutyo, bagushyiraho umurongo ntarengwa. Twagiye ku rya gatandatu, mu gahanga, aho ijisho ryo mu mutima riri. Indangamizi n'ubuhanga. Indangamizi, uraryumvira ijambo indangamizi n'ubuhanga. Imizi, icyo bita gucumura. Ni hano bazanye ikintu bita gucumura. Ni irembo ry'amaso y'umutima, ijisho rya gatatu. Sibyo? Rifungura ubushobozi bwo kubona ibyihishe, amahame y'ukuri n'ubuhanuzi. Murabyumva? Iri rembo ryo rwose iyo rifunze, urumva ko uba uri inyuma y'isi, uba uri kure y'Imana, uba uri hanze y'Imana. Sibyo? Utazi ibyihishe, utabasha gufungura ibyihishe, utabasha kubona ibintu by'ubuhanuzi, none urumva waba uri he? Nuko amadini yabisenye, babuza abantu kwibaza, bagahindura ibyo kubona mu buryo bw'umwuka nk'amadayimoni. Urabyumva?
ibintu byo mu buryo bw'umwuka babigize amadayimoni, kuko ntabwo wibaza, nta ibintu byawe birahagaze karindwi mu mutwe aho bita muri koroni. Imbaraga hano ihaba ni imbaraga, irembo ry'Imana yo mu muntu, irembo ry'Imana yo mu muntu, sibyo? Naho imbaraga zose zihurira, umuntu agahuza umutima n'umucyo w'Imana y'imbere. Iyo rifunze, umuntu aba abaho nk'aho ari inyamaswa isanzwe, atumva aho yaturutse cyangwa aho agana. Amadini yarabisenye, bahindura Imana ikintu cyo hanze, bakabuza umuntu kumenya ko Imana iri muri we. Nicyo kintu cya mbere bakoze, baboroka imbaraga, batubuza kumenya ko Imana iri imbere muri twe, batwereka ahantu tujya. Nyamara Yesu Kamirano yarabivuze ati urusengero Imana ishaka ruri muri wowe, ruri mu mutima. Ati nimuntunganyirize urwo rusengero. Ariko dore abandi bahise bajya kubaka ngo Yerusalemu, barayisenya barongera barayubaka. Uko umuntu yabibona mu buzima bwe, iyo aya marembo afunze, umuntu arushya, ahora mu nyigisho z'amadini, yibona nk'udafite icyo ashobora. Iyo afunguwe rero, umuntu agira amahoro, akagira imbaraga yo guhanga, agashobora gusobanukirwa n'iby'ijuru n'isi, sibyo? Ndakeka birasobanutse, ndakeka wa muntu yashubijwe, keretse niba yifuza ko tumukorera nibura rimwe muri aya mahame, muri aya marembo cyangwa muri aya madirishya, tukerekana uburyo bwo kuyafungura nk'uko abakongwe babyigishaga, mu miryango, mu migani, mu masengesho yo mu mutima n'imigenzo yo kwibuka. Keretse niba ari ibyo ashaka tukamukora rimwe, ariko ndakeka yakaba yasobanukirwa. Urumva, twahereye aho bita muri sekuru, twahereye hagati y'amaguru, turazamuka tugera mu mutwe, mu gahanga. Yes, murakoze rero, Imana ikomeze ibahe umugisha. Yego turi kumwe kandi Imana iradukunda. Iki ni icyigisho rero, igiti cy'ubugingo. Nanjye ndacyahamya ko biriya bise Satani kwari ugufunga imbaraga nyine zacu zo kugira ngo tutamenya, tudasobanukirwa. None se kuba umuntu yaramenye igiti cy'ubugingo, kuba yaramenye password yamugeza ku bugingo, kuba yaramenye password yamugeza ku bwenge, kuba yaramenye password yatuma umuntu yaguka akwira isi. Ubundi iyo Satani atakiriya giti batakirya, byari kugenda gute? Kandi ko mwitangira bavuga ngo muzakwira isi, muzaba nk'umusenyi ku nyanja, byari kugenda gute? Murakoze, tuzarushaho gusobanukirwa, reka twe kurondogora. Yego.